I'm not the person I was yesterday. My future is not held by my mistakes. I'll keep moving forward with hope, because I'm still here and I still believe. Sinakayaga ukenewe gufata hano hanze. Umuyaga gukunda ukenera. Sobaretse nyine neza tukazarihindura. Urumva ari ngere risigaye rimvuna kuri aba nyina ne. Ase wane. Wane kujuma magari se Maria. Wane. Sikesha ora cyafite igirumba gifite umwanya wo guseka. Ngaho nyumvira kandi. Hagati aho felicitation y'umukobwa wacu. Abanyamanota byanshimishije. Sha. Yatsinze pe. Yatsinze nuko ndi kigwari cy'umubyeyi kitazi kwita ku mwana. Umubonera ibihembo bihagije. Icyo dufana amagambo asigaye ameze gutyo gira. Wagiye wihangana basuka narenzaho. Byonyine ngibi ntibihagije ntibikwereka ejo n'ejo bundi uko bizaba bimeze. Gataho sinongera nkura akazi cyangwa mubwire nabi. Ahubwo ndashaka gusetsa. Ntugize ushaka kunsetsa kubijyanye n'icyo. Urana hari ikintu kinsetsa mu buzima bwanjye. Rengi baseka n'utembaga. Ati twumve Maria we. Ni Karenzi ntibishaka kwibuye. Naciye kuri cyangwa umutindiye mu magambo. Nyine nangenzeho nyewe bya bintu ndamukatira koko. Ndamukatira ndamushushiriza wubwira nabi mwihenuraho mubwira kari muri mubwira natse. No. Karenzi yaje nawe urakubwira ngo ibyo nyine utekereje. Si umugabo afite ikibazo. Je nari nsikara biriye gusa ariko na hano mu nyengero rwose mabona bisigaye bifite indi ntera. Reka mubwire. Umugabo ashobora kuba afite ikibazo kitanoroshye ahubwo. Gusa yaje abiheraho ibigeni. Nigana n'isine yafunguye amashati y'amasengeri hejuru y'imikandara na box ubwayo yagaragaraga Shelisi. Gusa umucitse utabwo numva ubwo yabaye nabi cyane. Ahubwo siri bavuga utajumvaga. N'indure irate. Umva. Hanyuma birangira bitubigenza ute witabara ute? Jewe Maria mwene runaka. Nabwira umugabo nti shanga umviranga amafaranga ndaza kuko ni mugoroba yaba ya boutique yaba ari inzu yawe nta bindi ibyo hekuza wirirwa ubuzi yo ntuzera ntago tushaka mu rugo urumva ese ni tiyagararo nduza dufasha kwiyagararo sheri Mari Karenzi nzi niba watinyitse gukora ibyo bintu byose umbwiye ukibeshya gato ukabura ayo mafaranga ubwo byagenda bite ko yagusora n'ahangana nta n'imyenda wambaye ubwo ufite n'ubwiki bundi ese umbwije kuri hari umupasiteri wabona utagira ikoti cyangwa karuvati bivuga ko amafaranga urafite tonde gato sheri n'ibyo kuza yirirwa bunzarika sinzi mushiya sinzi mudashaka sinzi cyakoze manu sen manu ntabwo icyubahiro ubwo nyijije rw'uyu munsi asabwo ntabwo amaze kumurambirwa nuse nakora iki namurambirwa nakora iki ahubwo hari iki njye nibaza
nk'igihe umwana yavuye nko ku ishuri akumva cya gihore kiranga kiri kuvuga n'aya mahamba asagira ngo iki kuri mwari mukuru ashyira kenge tekereza ko biba ari ubwa mbere se I was young and thought I knew it all. Believe no one could tell me what to do. I chased my dreams without looking back, leaving behind the ones who loved me. I thought my chances would never fade, believing I would always be ahead. Amakuru yaje wazanye agatebe se hari ukaba uri kunywa kuri ano mata kwicara hano nukuri se tuze ko bishaka ndabigenza thank you ni karibu wasoma ku matare enjoy kabisa thank you ariko ikintu cyitwa amata cyarakunani nakuri wakagombye kubwira uriya musazi wanyu akahita azana ikindi gikombe hano aya tukayanywa tukayamara bagashyiramo nani nzanywa turi kusangira ntabwo ikindi nakora ndabyemeye thank you welcome meze neza cyane nawe kabisa meze neza basa neza murakoze by the way thank you really nkunda n'ubwanwa bwawe manda ari bwiza zori hari igihe ngewe ntera isoni kabisa nkumva ibintu uri kumbwira ntabwo bisanzwe ni gake cyane wumva umuntu akubwiye ngo nkunda ubwanwa bwawe atari umugore wawe hari ikindi kintu ugaba ashaka ariko wese ndi umuntu ufite gahunda yo gutekereza gutyo rwose birangoye ubwo nawe ndabasha ko yaba ngukunda biri kungora kubyumva ariko tubyirengagize tubyirengagize uraguma wicaye gutyo nta kibazo se ndumva binejeje nawe ntabwo kunejeje ngewe nta kibazo kabisa gutya ariko zimubaza ikibazo kimwe amukuru wagusanze wicaye hano wamusobanura ko byagenze bite turi twenyine mu gipangu nta undi muntu uhari n'uwo muhungu wanyuze nawe uhari meruka kagiye pfira ku muhanda sinzi kagiye kureba we garuka nakubwiye uyu nguyu ntagashobora kwicara ahantu hamwe umva garuka aho ngaho ari iyo nkubwiye ngo garuka hano ntabwo wumva ibyo kugaruka hano bivuze ubonye iki ubundi se uri kuvaho ukagera ese kuri bariko no kuri aya mapave bihurira reka nkubwire kayo wumva ikinyarwanda uracyumva neza ndakubajije nanone wabonye iki mbonye ariko ushaka kunyereka ayo menyo nkayarandagura ku buryo utazigera ugira iki boss nta kintu nabonye kayo kindagira ngo unyumve neza uwo munwa wawe nta kintu rwose boss none sinavuga ikintu ntabonye ngiye sinigeze mbona kwicayeho mvaye ntabwo wari umwicayeho rwose ngaho ninde wari wicaye ku wundi ntabwo kandi utari umwicayeho bose ngiye nta kintu nabonye kayo ube wabibonye cyangwa utabibonye ibyo bintu biremutse birenze umunwa wawe izina ry'Imana udasohotse muri uru rugo ngiye napfa biragoye ngo iki nimba ari ikintu kigoye ni iki ngiki pe kayo reka nkubwire ikintu kimwe ibyo bintu uramutse ugize ahantu hamwe bivuga inyoko buje akabimenya wansobanukirwa ngo ndinde mabaje ntabwo twumvikana ariko ibyo nako nta kibazo umva kayuki nta kintu nabonye va mu maso wankunzu ni ikigenda kiva kigira amagambo gusa ariko bose nta kintu navuga kandi umuntu kikoryo ibibazo nabo buzana hano aricyo kibazo Hello. Ça va? Ça va. Neza. Ça va. Nanjye c'est bon.
si bigize amasaha utaranavuga hayi turavuga wumva bize gute? I was somehow busy and I didn't talk to sorry. Okay. I just thought as can't. I can't talk and she was ubwo umeze neza ndumva ari sawa? yeah, I was Ese wagize ngo usamaho si byiza gakira ahangaha? Chakakani. Yeah. Ahubwo nagirwa nawe. As soon as possible. Really? Yeah. Nice. Ahubwo naribagirwa. Yeah. Kwa kurusebye bimeze gute ko kuno bambwiye? Oh. Shabajye. Ariko yumva ntabwo byakunze ntabwo byakunze munsi umuntu wari kuyamba ntabwo noneho naramubukishije ntabwo ari kumfata so ntabwo umunsi bikunda nuko nibagiwe kubera rwose ariko umunsi ntabwo bikunze. I'm very sorry for that. Yego ndabyumva nta kibazo. Urumva se wabaye cyane ntubutishije wabaye Of course ndababaye ko nari nijeje nyir'inzu hano ngomba kuza ko aramwishyura amafaranga y'inzu. So mu gihe bidakunze rero urumva ko nta mpamvu yo kwishima ihari. ntabwo nta n'umuntu ufite dawa wabwira utugishije tukaza kugira ngo tukazayimarisha. Ahubwo reka nze nkwereke ndaje mpite muvugisha. ariko nizeye ko zabaye right. No, it's okay. So Mari mbabarira iryo jambo nturitungutse mu kanwa kawe. Mari mbabarira nyine ibyo ndi kukubonaho ntaba ari ibya nyabyo sibyo? Mari wabwiye Ariko urugero nari nanagerageje ngiyo. ese ninde utagerageza? Ninde utagerageza ariko ibintu bigakorwa gahoro. Niba uriya mugabo wamubabaje kuri urwo rwego ukaba ugiye kubura amafaranga ugiye kumusobanurira uko byagenze. Ahubwo nubwo ziri bigaruka ahangaha atoranya n'abayobozi. Ejo amagambo nababwiye yose. Mari mbabarira. Mwese akubwiye ngo iki ubundi akubwiye ngo iki? Nyine akubwiye ngo iki? Ndumva mbuze n'amagambo nanakoresha. Ndumva nshitse intege bitabyumva. Gusa yakwemereye. Ngiye gushira. Umunsi warushigiye kuki wizera ko yakwemereye amafaranga y'ibyo gusa. Reka niba umaze iminsi amatora dusanga tumaze iminsi turya mugize ngo se. Umuntu umaze iminsi afite inshingano zingana gutyo niyo wari uri gushiraho wiyemeranye wa cyakora Kayuki yes ngwino hano. izitese Meze neza. cyakora hari aho ndemeye. Umva rero tuvugane. Ibyo wabonye ibyo ari byo byose waba utabibonye waba wabibonye. Kumbe wowe na bosi nakubira ibintu buriya mabuje abizi. Ceceka. Ceceka iki?
nzigera waba wabibonye waba utabibonye nzigera numva n'ijambo na rimwe. Umvaga ndi imbere ya boss mvuga ngo ntabwo nabibonye ukumva ko ntabibonye habe na kamwe kanci yewe kunuma mwimereye Adamu na Eva akugira amagambo ugira amagambo wese wowe uri nkanjye ukabona biravina na virusize akiya Mungu nibwo bwa mbere mbonye abantu bicaye ku ntebe imwe burya hajya abantu babiri. Umva ndakubwiye ngo nzigera nanabyumva na mabuja byumva na mukuru wanjye byonyine na gato yabizi uzasubira usize n'amaguru. Uri wowe wabihisha nabisha nyine kubera iki se? Rega mabuja nubwo nkanga akankubita ibintu by'inkonjo ntari biryanye ntari biryiwe rwose mabuja ntari birye pe. Iyo mpamvu rero ngomba kumubwira ati nyine nawe akamenya ahise sinku izibeshye kurengeho. Reka nkubwire sibyo nimba ushaka ko mbimera nubwo bigoye ugomba nawe kugira ikintu nyine none se nanjye nicare hasi nyicareho se nicare hasi nyicareho nkuko mwari mumeze. Urumva rero ikintu tugomba kuba ntawe ujya ubimenya ndi umuntu w'umugabo ntabwo wankanga gutyo nanataha urumva njyewe usize isi kure ntabwo naharenze icyumweru ntaragerayo. Ahubwo wowe ikintu ugomba kumva neza ntabwo ugomba kunganisha ngo nasura usize ugomba kugira ikintu ukora nkarimera. Ushaka iki rero ngaho ushaka iki? Umva rero ugomba kugira ikintu dusezerana wumva abizi ufite telefone ebyiri inini n'intoya uzamaka agatelefoni gato ko nkakoresha ko nta kibazo gakoresha rero bise uzagakoresha ugumye ugakoresha nanjye nta kibazo mfite uzagumane telefone zawe nawe mugare waranaziguriye. Niko ushaka kugira ngo uceceke birangire? Yego. Nuzabivuga n'umunsi n'umwe? Yego. Karagatoya gusa ndatunga amatushe njye nshaka telefone ya smart yo kujya nanjye nkuramo nzamura ibintu by'ubwenge. Uratangiye suvuza gatoya. Oya ese urabona ndi umwana wo kugira agatelefone gatoya njyewe ndi umwana kayuki uzi ko muzanasuzugura n'abantu. Umva rero nimbe propose kunaniye utama telefone utagira iki rero vayo hano mu nzu nanjye rega ndi umuntu ibibazo muba muneje uramba nabibonye va hano mu nzu twegekeho urumva nta kibazo maze ndimire ngo dumburi ku buryo utazigera unamenya ko nigize hari ikintu mbona urumva rega nanjye ngiye kurwana n'ibintu bikomeye bibike binshakaraza mu mutima mbibike mbinambeho injira. Ushaka agatelefone gato? Oya nta telefone none se ko nakubwiye nshaka telefone nini yindi bakanda bazamura bareba ibintu by'ubwenge nimba utayimaye injira nga dukinira. Helena. Mezeri. Mama mezate. Mama neza. Urakomeye. Okay. Nanje kuza baya mbonye me. Uraje gufata bombo. Okay. Nta kibazo. Ushaka iyihe ubuhe bwoko? Please. Irihe bara? Iringiri? Umuhondo. Okay. Turi nkongeze naka ngaka. Sibyo? None se ipantaro yawe ko mbona yacitse. Bamara ku kantu gato yakacitseho. Gakureho. Akankon. Mama urameze zingahe? Banza ukamubwira icyo ushaka. Akuma gato. Akuma gato? Ugakuraho ntabwo biri kwemera. Okay. Kari kacitseho kano.
Okay. Ushaka rero iyihe biswi? Mfite Maria. Agrikoze. Agrikoze. Na Maria. Okay. Sawa. Kongera no kwikundira n'umwana mwiza. Barankunze. Tuza mu rugo dusure. Nanjye ariko ndagukunda. Igihe cyose uzajya wumva ukeneye akantu ujya uzawumbwire ntabwo sibyo? Suze mama. Bye. Kasri. Ego, ndikanze. Bravo. Muraho neza. Muraho muhungu. Ego. Yego. Uri iminsi. Ni meza. Ya umbabarire nyine natinze. Natinze bitewe na kariya kazi ko kuri butiki ko kaba kameze. Ariko rwose ntaribi. Nageze. Ntabwo nakurenganya muri impamvu nyinshi. Rero kugira ngo twihutishe dufashe ku ntego urabizi twitwaganiriye gushize. Hari ibyo wari wantumye uramfasha uriya mwana arware arembe sibyo ariko ntihagire ikindi kintu kirenze hejuru yacyo kirize ko kuko ndashaka ko mama we uko nshaka kumutwara ariko agomba kumera. Yego. Ndashaka ko anyumvira. Aho Ndashaka ko anyumvira. akumviko. Yes. Wari wantumye ko ku mwenda we ntakabonye ku mwenda w'umwana. Uri umuntu w'umugabo. Ubu byabaye. Umuti wakoretse. Wakoretse. Abikemura neza. Ibi. Byabaye. Ubu byabaye ubu nabirangije. Rero ubwo ni ukuvuga ngo yaba n'agacupa waza gusimbuka ukaza ukagasoma mu rugo, yaba n'icyo ushaka gutwara mu rugo hariya kuri butike ndahari, yaba n'ikindi cyose ukeneye waza kumvugisha. Ariko mu by'ukuri ndashaka ko ubinkorera neza uriya mwana akaremba akarwara noneho ku buryo mama we nawe muyobora nk'uko mbishaka. Yego. Akajya mu cyiciro mushakamo. Nk'umuntu ushoboye. Yes. Kubera ko ibyo mubwira byose mba numva ndashaka kubyumva ariko aho ngaho buryo wafatishije umwana uba umufite. Nyine wamubonye. Yego. Ubu byashobotse. Byashobotse. Ubu byabaga ni ibingibi. Ibi. Ndashaka ko rwose umufashe gutya. Akakabonetse. Kanga nkashyira aho nakagashyize. Yego bakuru bakakiriye. Yego ko mana yanjye. Okay. Nta kibazo rero urakoze reka nanjye ngende subire mu kazi. Ibu nabirangije kuva mbonye aka kantu kanzaniye. Umuti wabaye. Yego mana yanjye. Okay. Uriya reka giye. Birabiroshe cyane. Urakoze kubikemura kandi. Hajya none hari inzira. Nzirira. Uracanga umuntu kwe nepfa kwa kanaka kwa se mahe. Yego. Uhe kwa se masazi. Yego. Amahoro. Yego. Sawa sawa. Amahoro. Uriya ndaje kare gakobwa ngafate ngo mwana sha ndaje nkakugezeho wowe mpa amafaranga nta kintu nshaka kora umuti se nkaba nkubonye nkaba nagashyikiriye biriya biroroshye ndaje mukuzanire wowe ntugire ikibazo mwana. Thank you bro. Natwe ni hano nyine twaramenyereye. Ndabona bimeze neza kabisa. Aha. Ndabona Imana yabigukemuriye mu buzima. Wadusize nubwo turi Burayi. Ndubwira ngo usibone ivi. Agari ibi ngibi gusa kabisa. Burya abanyarwanda nibo b'abahanga cyane.
ntabwo ibishashagirana byose ngo abe ari zahabu wallahi. But congratulations by the way, however it is. Ntabwo nakanga kuvuga merci ariko burya nyine ibyo mu mutima ninjye ubizi cyane. Buriya numbone ndi muri kino kizu kimeze gutya mu mutima ibyishimo ni zero. Why? Nese ujyanga ibintu byose byagenda neza man. Urabona ino nzu ikuntu ingana gutya. Ushobora kubona umuntu ayitaha amaseka yishimye ariko rimwe na rimwe ntabwo ari byo byishimo umuntu aba akeneye byonyine gusa. Hari ibindi bintu byinshi biba bituma umuntu adatekana muri we. Like what? Taha mu nzu nk'iyi, you eat, you take bath, everything is good. Urumva ikindi kibazo cyaba ari ikihe? Urumva nta Bro, buriya rero ntabwo ibintu byose ari uko biba biri mu nzu, koga neza ngo kurya neza ngo aribyo bigenda bigatanga amahoro mu mutima wapi. Hari n'igihe rimwe na rimwe njya numva ari nk'inkuru itari yo kuvugwa. Uyu mugore turi kumwe hano buriya watubona tugenda duseka ariko iyo tugeze mu nzu kuva igihe twinjiremo kugeza twongeye kubyuka vurugu no kurwana no guserera nta kintu cyo kumvikana gihari. ivuye kuki? Ibibazo ni byinshi bro. That's what I wanna know. Kumva ibibazo ni byinshi kabisa. Ibaze ko igihe tumazemo hano nta n'agasamusamu nta na gitekerezo nta ni sinzi ndabivuga gukiza cyo vuga ngo uru rugo ruzemo umwana. Te muri bazima. Sinzi. But ikibazo ndumva twakirebera ku mugore wawe because I trust in you. Nanjye siko mbitekereza gusa ibingibi hari igihe bintesha umutwe ariko ngakagira ibindi bintu byo hanze bintwarira ubwenge bikabijyana kure kabisa. None se mwagiye kureba doctor for that? Njye ku giti cyanjye ntago najya kureba doctor. You should have done it. Uzi impamvu se? Nubu hari umubebi twatiretanye mu minsi yashize ntaramenyana n'uyu mugore. Baby tuza guteretana ariko ubwo duherukana yambwiye ko nari namuteye inda. Nk'ubu sinzi ngo yarabyaye, sinzi ngo iyo ndayikuyemo, sinzi ngo umwana nimba yaravutse abaye hate, sinzi ngo aherereye hehe. Mbega ibyo ndabitekereza nkicara muri ino nzu nkumva no gusinzira byanze kabisa. Ikibazo kiri ku iyo side because I don't know. Nko kubyumva njye nimba narigeze kubigerageza kugeza amagingo aya ngaya urumva njye sinjye nibonaho nk'ikibazo. None se ko warigeze kubigerageza wabyiwe n'iki ko ushobora kuba uri muzima? Ikibazo nk'icyo mu rugo ushobora kuba uri muzima cyangwa umugore atari muzima. Have you ever gone to a doctor? Ibyo ngibyo rero nibyo binyima amahoro nkicara nkatekereza nkibaza ni kujya kwa muganga nabyo birakeneye ariko nkabura izo mbaraga. Nkabura imbaraga pe. Let me help you something. Kangufasha ikintu kimwe. Ex twamubona? Sinzi niba ahantu mperuka aba ariho akiba kwa kwashize imyaka myinshi gusa icyo cyo singitekereza. Okay. You know what? Ninagufasha gushaka uyu ex. Umenye neza ko niba the story yaguhaye ari real or wrong. Niba ari real, we can find out something. Numva? Ndi numva ikintu cyiza twakora twashaka uyu ex wawe cyane. Umenye niba koko after 8 years yaba gufitiye umwana ko naba gufitiye umwana ugurumva ikibazo ntago cyaba kiri kuri wowe. Ubwo wamenye icyo wakora ku mugore wawe mu rugo. That's true brother. So sad. Kuri kwimana kabisa. So sad. My guy. Siko burya umutwe umwe utigira inama. Yeah. So sad bro. Ibyo ndicara nkabitekereza ndumwe nkabura nicyo gitekerezo gato ngo kaze muri ngewe nkagira nkirukanka nunzu ibi byumba byose ndabizenguka nabuza amahoro. But apart from that mubanye neza n'umugore? Bro, kukubeshya birangoye pe. Kubana neza byo ntabyo. Iyo nicaye nkatekereza icyo kiremwa cy'Imana niba cyaravuze cyangwa kitaranavuze cyangwa uwo mugore yataranambeshye ndicara ku buryo no kumureba ijisho ryiza ryimuwe mu buriri binanira. Okay.
Okay, kadutrying your option nari nguhaye. Icyo nicyo Then cyangombwa, ibindi man. tuzabimenya next. Let's try whiskey, man. Twivire muri Yeah. ibi ngibi n'ubundi ni yari. I'm not the person I was yesterday. My future is not held by my mistakes. I'll keep moving forward with hope, because I'm still here and I still believe. I'm not the person I was yesterday. My future is not held by my mistakes. I'll keep moving forward with hope, because I'm still here and I still believe.